Iryo banga turisanga mu bitabo by'ubwenge nka How to Win Friends and Influence People cya Dale Carnegie. Iryo banga turisanga muri Bibiliya, ariko abantu benshi ntibarikoresha. Gusa bake barikoresha bafite igikundiro cyinshi kandi abantu bahora babitayeho cyane. Tekereza kuri aka kantu. Wari wabona ukuntu umwana wo nk'iyabonye nyina yiruka azamusanga, yamara gucuka nyina yamuhamagara akanga. None se wigeze wibaza impamvu imbwa ari ryo tungo ridasabwa kugira icyo rikora ngo ribeho? Inkoko itera amagi, inka irakamwa, ihene iraribwa. None niki gituma umuntu acirira imbwa akayishakira umukozi uyitekera akanayitaho kandi atazayirya cyangwa ngo ayikame? Abantu ntibakunda imbwa kuko zibacungira umutekano, abantu bakunda imbwa kuko zibakunda. Kumwe imbwa ibona nyirayo ikiruka imusanga, nicyo gituma baga inkoko yateraga akayiha ku nyama zayo, nicyo gituma inka ikamwe irira hasi imbwa ikarira ku madongo, ni nacyo gituma ihene ziribwa bazifungirana imbwa bakazitemberana. Biragutangaje se muvandi? Abantu barikunda ariko nizo ntege nke zabo. Iyo bakunze birabaryohera bakumva ntibashaka kugutakaza, bikarangira ari bo basigaye bagukunda kurusha n'uko bakunda. Ariko ikigoranye cyane gica abantu bamwe intege nuko kugira ngo abantu bagukunde bisaba ko ari wowe ubanza kubakunda. Niba ushaka gukundwa n'abantu emera ubanze wite ku byo bakunda ubibahe kandi wihanganire kuvuga ubatega amatwi, ubashimira ibyo bakoze neza aho bakoze nabo bakosoze neza, utume biyumva nk'ingirakamaro. Bizatangira bavuga ati njyewe icyo nkundira runaka nuko antega amatwi, nuko atambwira nabi n'utundi tuntu twiza nk'utwo ngutwo. Birangira basigaye bagukunda batitaye ku mpamvu, na bya bindi wabakoreraga ari bo basigaye babigukorera kandi babyishimiye. Ushaka kuba umwami aba umugaragu. Iyo umugore yemeye gucira bugufi umugabo akajya amwakirana urugwiro akamumenyera ibyo akeneye, birangira uwo mugore ari we ugena isaha umugabo watahira. Kimwe n'iyo umugabo yemeye gucira bugufi umugore akajya amubwira neza kandi akamukundwa akaza, birangira uwo mugabo ari we urya neza kandi witaweho kurusha abandi. Burya gukundwa biroroshye di. Muri Bibiliya Uwiteka yadutegetse gukunda abandi nk'uko twikunda. Ageze hirya tubwira ko ibyo tugirira abandi ari byo tuzagirirwa. Ntitwahita tumenya ko ibanga ryo gukundwa ari ugukunda. Mbega ngo turatinda kubimenya. Uzagira inshuti z'umumaro nuharanira gukunda abandi, ariko uzigwizaho indyarya nuharanira gukundwa. Niba hari icyo wungukiye muri iyi video, subscribe kuri iyi channel kandi n'akazogera kugira ngo tujye twibanira mu kungurana ubwenge, kuruhurana imitima ndetse no gusingiza Uwiteka Imana yacu. Ariko icyitonderwa hano, nugira abantu bagukunda ntuzabe nka wa mwana wo nkubona nyina akiruka amusanga yamara gucuka nyina yamuhamagara akanga, ahubwo ibyo ukora byose bijye bibi bikuvuye ku mutima, kuko iyo ubeshya abantu ko bakunda uravunika kandi ntibatinda kugutamaza. Uzirinde ko hari umuntu uzasenga riravuga izina ryawe muvandi, aho kuriza abantu uzabubahuza. Nitwa Mizero Raminda gusabiye ngo Imana iguhe umugisha. Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo wa 20 haravuga hati, umuntu navuga ati nkunda Imana akanga mwene se aba ari umunyabinyoma, kuko udakunda mwene se yabonye atabasha gukunda Imana atabonye. Mwakire neza ijambo ry'Uwiteka.